Muraho neza abakunzi bacu. Uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire ku ngingo y'ingenzi cyane ijyanye n'ibivugwa ko abagore bakenera kuryama igihe kinini kurusha abagabo. Iyi ngingo ifite ishingiro rikomeye kuko ikunze guteza impaka nyinshi, aho hari benshi cyane cyane ku bagabo batumva impamvu bivugwa ko abagore bakeneye gusinzira igihe kirekire kurusha abagabo. Muri iki kiganiro turasobanukirwa byinshi ku buzima bw'abagore, by'umwihariko ku byerekeye impamvu abagore bakenera gusinzira igihe kinini. Tunarebere hamwe icyo ubushakashatsi butandukanye bwabivuzeho ndetse n'inyigisho zikubiye muri iyi ngingo. Ariko mbere y'uko dutangira, reka tubanze tubashimire abo turi hamwe bose kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Dushimire cyane abamaze gukora subscribe. Muri abantu b'ingenzi cyane kuko nimwe muduha ingufu zo gukomeza gukora n'ibindi biganiro. Nawe utarakora subscribe, nunyurwa n'iki kiganiro ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku ishusho y'inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho mu ba mbere. Ntiwibagirwe kandi gukanda like na share kugira ngo usangize abandi iki kiganiro. Njye ubagezaho iki kiganiro nitwa Twige. Nishimiye kubana namwe aho tugiye kuganira ku bikunze kuvugwa ko abagore bakenera gusinzira igihe kirekire kurenza abagabo. Abagore ni abantu bafite imikorere idasanzwe ku buryo umubiri n'ubwonko byabo bikora bitandukanye n'iby'abagabo. Uyu munsi turarebera hamwe uko ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bakenera ibitotsi bihagije, ibibazo bituruka ku misemburo ndetse n'impamvu zifatika zituma ibyo bitotsi bibabera ngombwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko abagore ari abantu byorohera gukora ibintu byinshi icyarimwe. Babita multitâche cyangwa multitasking mu ndimi z'amahanga. Ikindi kandi ubwonko bwabo bukora cyane mu bikorwa bya buri munsi. Ibi biterwa n'uko abagore baba bafite inshingano nyinshi, byaba mu rugo, byaba ku kazi ndetse no mu miryango yabo. Nubwo buri wese agira uruhare muri ibyo bikorwa bitandukanye, abagore benshi bagira uburyo bafite ubushobozi bwo kuyikorera rimwe na rimwe cyarimwe ari myinshi, mu gihe ku bagabo bibasaba gukora umurimo umwe kuri umwe. Ubushakashatsi bwa kaminuza ya Duke yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko abagore bagira ihungabana rirenze igihe batabonye ibitotsi bihagije. Ibyo bikanabakururira ibibazo by'amarangamutima nk'umushiha n'agahinda. Iyo abagore badafashe igihe cyo kugarura imbaraga zabo mu gusinzira, ubwonko bwabo bukora nabi mu gihe gikurikiyeho. Ubushakashatsi bunagaragaza kandi ko mu rwego rw'ubwonko abagore bakoresha imbaraga nyinshi mu guhuza ibikorwa byinshi mu gihe kimwe, ariko ntibisobanuye ko umugore atakabonye amahirwe yo kugarura imbaraga z'ubwonko bwe binyuze mu gusinzira bihagije. Abagore bakunze gukora imirimo myinshi icyarimwe, aho baba bafite inshingano nyinshi ku kazi, mu rugo ndetse no mu muryango. Ibi bituma bakoresha ubwonko cyane ku buryo bukeneye kuryama igihe kirekire kugira ngo bagarure ingufu zabo. Nk'uko ubushakashatsi nanone bubivuga, mu rwego rwa neuroscience bavuga ko abagore bakora ibintu byinshi icyarimwe kuko ubwonko bwabo bukunze gukora cyane mu mikorere ya buri munsi. Gusa ibi byose bisaba ko umubiri nawo ufata umwanya wo kugarura ingufu mu bitotsi. Imisemburo ni intandaro y'impinduka zikomeye mu buzima bw'abagore, cyane cyane mu bihe by'imihango, gusama no kugeza mu gihe cy'ubukure dukunze kwita menopause.
Mu bihe byose by'iyi mihindagurikire, abagore bashobora kugira ibibazo by'ibitotsi kubera ihungabana mu misemburo. Ubushakashatsi bwerekanye ko impinduka z'imisemburo zishobora kugira ingaruka ku buryo umugore asinzira. Urugero, nko mu gihe cy'imihango, abagore bakunze kugerwaho n'ibibazo byo kutabasha kuryama neza, cyane cyane bitewe n'uburibwe cyangwa ibindi byiyumvo. Muri iki gihe, impinduka mu misemburo zigira uruhare runini mu buryo abagore basinzira. Abagore benshi bavuga ko mu gihe cya menopause nabwo bagira ibibazo byo kutaryama, bituma bakenera kuryama igihe kirekire kugira ngo bagarure imbaraga. Mu gihe cy'imihango cyangwa gusama, abagore bashobora guhura n'ibibazo by'amarangamutima nk'umushiha, agahinda no kugira ihungabana. Ibi biterwa n'impinduka mu misemburo, bikaba byongera ibibazo byo kutaryama neza. Ibi ni byo bituma abagore bakenera ibitotsi bihagije kugira ngo bagarure imbaraga n'ibyiyumviro bizima. Ubushakashatsi bwavuze kandi ko imisemburo nk'iyitwa progesterone ikora mu buryo butandukanye mu gihe cy'imihango, gusama cyangwa menopause, bigatuma abagore bagira ibibazo mu buryo bw'imitekerereze cyangwa mu gutuza neza mu gihe cyo kuryama. Abagore bashobora gufasha ubwonko bwabo kugarura imbaraga binyuze mu gushyiraho gahunda idahindagurika yo kuryama. Gushyiraho gahunda ituma abantu babona ibitotsi bihagije ni imwe mu nzira zo kubasha kugabanya umunaniro no kongera imbaraga. Ikindi kandi, imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro ku bagore bafite ibibazo byo kutaryama neza. Kuba umuntu akora imyitozo yoroheje nko koga cyangwa se kugenda, bigira uruhare mu gusubiza ubwonko ku murongo. Abagore bashobora kandi kongera ubushobozi bw'imisemburo yabo binyuze mu mirire iboneye. Kurya indyo irimo intungamubiri nk'ibinyampeke, imboga n'imbuto bifasha mu kugabanya ihungabana biterwa n'impinduka mu misemburo. Abagore bashobora nanone kugerageza gukora ibintu byoroshye nk'ibikorwa byo kuruhura ubwonko twita relaxation mu gihe cyo kwitegura kuryama. Bakwitoza nanone gufata umwanya wo kwitekerezaho, ibyo twita meditation, no kugarura amahoro mu mutwe. Birafasha kugera ku bitotsi byiza. Abagore nk'inkingi z'ingenzi muri sosiyete, bafite uruhare rukomeye mu kubaka imiryango no guteza imbere igihugu. Gusa kugira ngo bagire ubushobozi bwo gukora neza no gutanga umusanzu mwiza, ni ngombwa ko bagira ubuzima bwiza burimo gusinzira bihagije. Iyo abagore batabonye ibitotsi bihagije, bituma bahura n'ibibazo by'ihungabana no kutagira imbaraga zo gukora neza. Kwita ku buzima bw'abagore, nko kubaha igihe cyo kuryama no kubarengera mu gihe cy'impinduka y'imisemburo, ni inshingano ya buri wese mu muryango no muri sosiyete. Ubuzima bwiza bw'umugore bugira ingaruka nziza ku muryango, ku kazi ndetse no ku iterambere ry'igihugu. Mu gusoza, twasobanuye impamvu abagore bakeneye kuryama igihe kinini kurusha abagabo. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko abagore bakenera ibitotsi bihagije kugira ngo bagarure ingufu zabo z'ubwonko n'iz'umubiri. Ni ngombwa ko abagore bamenya ko kuryama neza ari kimwe mu bintu by'ingenzi byo kwita ku buzima bwabo, kandi bakita ku buzima bwabo mu buryo burambye. Turabashimiye cyane ku kuba mwabanye natwe. Niba iyi nkuru yabanyuze, ntimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora. Mwibuke gukanda ku ishusho y'inzogera, like na share mu rwego rwo gusangiza abandi iyi nkuru. Turi kumwe no mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza.